Sasa. Yego. Iyi nzu bazayubakira rwose. Buriyazi ngombwa zaje. Umva yababa we. Ubu umfasha ndagufasha. Buriya waruze ngo warancitse rero. Umva mubwire nta muntu ujya upfa kurya kanje ngo kamugwa amakosa urajyanje mi deni genda je makadi na. Hanyuma kutanyishyura. Nzakwishyura. Nzakwishyura. Jewe umva rero mubwiresha. Urumva buriya utabona narakwigoreye ukire ngo we wandenza n'amabi we navuga urumva nagupima byawe cyambere ryo ndazeze hanyuma kutanyishyura yishyura nzakwishyura nayo ufite nona uranyishyura nonyishyura none reka nakubwiza n'ukuri je nayo nzakwishyura none ushaka icyo ukora urigagashi nayo nkwishyura kuri katabarwa uriki ubusene ukeka ko n'amategeko asuri buyananirera niba unaniye nje urumva n'amategeko buyananirera urishyuza nk'inyatsi nayo nzakwishyura gende nyatse ubona utari yose utandukanye na kankubwire n'undi 12,000 ngukubise sinakuvuza 20 wowe winakuzanyuka winakukacanga nkagukira kandi wa mugabo ubu nagukubita nubwo muri mideni kanzenze nkwereke kanzenze nkwereke we ndaje nkwereke do nayo nzaguha ndaje ndakwereke ndaje ndakwereke ushaka nayo nzaguha Mudugu nikisha muranga yego Nena rinzanye ikirego ukine gasabye umuntu ankubiti anyici abuna akakira muri mudugu wanjye nabyo ngiramo abasazi nkagiramo abarozi nkagiramo biki wese kanwaye aramfashe araniga aramurondora ariko nawe ugiye kuzanana mu mudugudu aramvuna ugiye kuzanana mu bantu bagiye kuzanana kw'Imana mu rutisikeri z'umugongo ubunazi kirimo anzize iki ideni ryandesha nukuri kw'Imana mudugudu ndakwinginze ako ubanza ureka ubudiscipline ngende sha oya tanga ikirego nawe mudugudu nibyo nicya nibyo bigize icyaha oya nise kandi nawe ugiye kunyandika mu gitabo oya nyine urumva rwasabanya warongo mwendereje oya nagahinda kukunaniga gushya ubu ntabwo nimo ndavuga neza umuhogo watandukanye bajya bakubita akabashyiramo uruhare akaba uyese kandi ikibazo cyawe giteye urumva wa muhungu bita Sam yitwa umuhungu yitwa Sam yagize ate bundi namugurije 12,000 naya ubu gupfa amafaranga 12,000 mudugudu 12 ni menshi atuye mu mudugudu wa Nyongo yigo hirya utagira ngo ni nakuri abana nani atura abana n'umukobwa nimba ari umugore we nimba ari umushiki we ntago mbizi ariko gapangu kameze ku naho ngaho nako hariya bambwiye ko babona abantu bananiye gashotse buye n'ubundi bashobora kuba bacimbikiyemo n'indira ariko ngiye ibyo ngibyo si bindeba nyamuneka mfasha ngenda kubiswe mu bitwa nibo nishyuza ryanjye aranigabuye araniga aramfata aravuga menshi tugende wasanga nawe ukoze amakuru buye nagari oya wivuga amagambo menshi yego banguka n'ukuri kw'Imana umunyishurize pe ntabwo ngewe ndimo ndarengana kandi zikiri bisambo ntabwo uri kucya cyatuma A few moments later. Imana ishimwe ubwo magusanze muzoza ngiye ninsanga nawe uri mu makosa ndaguhana ugenda rengana muyobozi ndarengana sikogira ukumfatira nk'ikintu cyarahanze man urabona ndimo kukubwira urebye nyine ubuzima bw'i Kigali buri kutubana ibibazo hari ibintu biri kuzamuka ku isoko cyane ariko se bimeze bite ubwo najya ntiwishimye kandi ubwo ni kari agahungu mwatibiranye you think say they wise naho ubundi se nari mfite inkuru nanjye nari ndimo nigira umubatizo ariko arakaririmbo batubwiye kari kumfasha ukuntu akarimbo kavuga ngo Uwimana yahaye amata ntiyamwongerera amazi nkunda kugirirwa neza n'Imana ubundi karakaririmbo nukuri ibyo mubatiza sister ntuzamenekeza se mushiki wanjye nawe uramuruka uzamenekeza uko byagenda kose nanga ariko ubwo kandi uri gukomanga aho ngaho
dore n'uyu nguyu wangegera mwaramutse uratuza nzuzamo ibikisi wasuko amafaranga yawe dore nawe agatebe mwicare kabisa bicara ko nje kureba ko oya nta kuntu wabura kwicara buriya n'izuba ry'i Kigali bari ryinshi nibo basuhuza ariko mwari mumeze neza sister uyu niwe mu mudugudu naza nkubwira ariko mwari mumeze neza ubundi irafasha nyuma yo gutanga hariya hirya bwana mudugudu rwose wari muri ikibazo twazana dushyira kuri ikibazo rwose nibyo narindimo Kigali bitumereye nabi ariko mumaze no gukora ngo twenda gusubira mu cyaro reba mushiki wanjye yabura gukora kuri segute mutse wagize ngo yabaye kidomanye nawe sister se yabaye mushiki wanjye neza yakoze byatana ahubwo se nyine ngire ngende nyishuriza haki nawe yashisha yega abana ikibazo abana turaziranye nta kibazo vuba oya buriya mudugudu arisanga n'iki kigabo wakibaza hano ni kwa mukunda abantu kirahazi navuga ngo bazabatera akarange ngo mufashe ubundi uyu niwo mudugudu nahoze mubwira mudugudu ugerageza kureba ibibazo by'abantu ndimo ndagira ushaka bwose uranyishuriza cyane ntabwo unyishuriza oya harya wowe ni amafaranga 12 ndimo ni ukuvuga ngo bavuye abangaba nk'iki kibazo ibi bizakemuka rwose nawe se ari muri ba bandi batanze ikirego cyo kwishyuza arahita kwantuze ese turaziranye nta kibazo rwose urumva hari abahungu negeze kumva bari kwipanga akazi bashaka kuvomesha kwa radiyo rya hariya muziranye biguranye n'amafaranga yanjye ntabwo radiyo rya hariya wari makabonye none se ejo wazaza ndabona igitabo nazanye atari cyo wazaza ukazana n'utwangombwa kawe n'akamusaza oya byabuzwa n'iki se ngiye musaza we kandi nakamuheza karangamuntu ariko barakoze umukobwa rwose wanyishurije ko yarakoze wanyishurije nk'igendera ceceka nawe nazanye n'umuyobozi birakemuka ariko twe tongana mu rugo ntabwo umva subutu ese uyu mugabo wambaye inzoga kandi hano ngaha oya nanje ubonye mumuzanye ari muzima oya turahuye ndamwemereka basuhuze nawe arankurikiza mu mudugudu ni karibu umuhungu ni neza ariko baruci hano ngo basuhuze uyu ko yatumuvuza ntabwo nabiye uyu muhungu nanjye ndamuzi ni wa muhungu uje uringira abaturage yarayibye oya mbaze byusa sha muri ndimo amafaranga bite byawe kuri gusunika mushiki wawe gusunika se oya mureke musigeho nawe umukobwa nawe rero ntabwo witabira neza umuganda mudugudu ntabwo ari ufite ikibazo mudugudu ntawe uri ufite ikibazo n'uyu nguyu urumva nanjye musaza wiwe mba naje ntujya ubona se mba mari niyo mpamvu sister arimo atunganya udusuku two mu rugo arimo areba n'utuntu atunganya ariko mba mpari nta kibazo oya nawe ubundi kuza mudugudu n'ikindi njye twazanye nzi yuko ugiye kunyishyuriza amafaranga none ndabona ntabwo urimo uranyishyuriza nkuko nanjye kugira ngo unyemure ikibazo cyanjye nimba kitanakemukira nanga ndakomeza njye mu nzego nayindi no hafi kugutumira kugira ngo mubwire ndi kwigira umubatizo ndakomeza njye mu nzego umubatizo rwose kuko ibi ngibi ejo bundi hariya nzabatizwa tuza kuzaca kuri farumasi farumasi se zijemo zite kandi ntabwo twageze twagiye gutara agasimbuka iki ni cya gihugu cyavuye mu mugenda arahepfo bimagaze hanze wagiye unywa ibiyobyabwenge bikaguhesha kiri kibazo nawe naba yaba yagiye nawe undi mudugudu hano urisanga ni kwa mukunda abantu bose umukobwa rero noneho muhungu oya ejo agomba kuza we igira mu nzu mvugana n'umukobwa ugira ibintu oya mukeneye sister muwe muvugana ndaje reka nawe ndebe utuntu naba ntunganya mu hano ngaha nta kibazo nta kibazo reka use mukuru arya oya uwo niwe mukuru ariko umukobwa noneho ejo si kuwa kane uzanyura usha mu rugo uzawushyire mu gitabo cyangwa uzafata hari ibintu bagiye gutanga nawe utazacika amafaranga harimo n'amafaranga ushyira mu mudugudu ntabwo ubizi ubwo mpamvu umuntu iyo bayifitiye agashoro siko umaze gukura ati ariko abakobwa bakora vuba ngo merekeze merekeze nta kibazo
Oya nta kibazo Eya, muhereze. hey! Ntabwo ugezeyo. Sawa sawa. Yego. Twagenda nta kibazo. Nawe ubundi rero iyi nzu bazayubakira rwose. Jesus! Jesus!